أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tugiye kujya mu kiganiro, ni ibiganiro mpaka ariko ibiganiro tuganisha ku bumenyi kugira ngo tugire ibyo twunguka twese. Ntabwo ari ibiganiro by'impaka ngo turwane, ahubwo ni ibiganiro aho buri wese ari budefande igitekerezo cye akakivuga neza akagisobanura kugira ngo nyuma y'ibiganiro tuze kureba ese koko ukuri kw'ibintu ni ukuri, ni bande bavuga ukuri, ese bari batavuga ukuri hari ingingo z'ingenzi ntabwo bavuze. ni ukugira ngo twunguke ubumenyi muri ibi biganiro. Reka rero niyo mugenzi wanjye turi kumwe dusobanurire amategeko n'amabwiriza ari bugenge ibi biganiro mpaka. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyi debate amategeko ya mbere haraba harimo amatsinda abiri, itsinda ryemeza n'irihakana. Bari kwemeza, abandi bari guhakana. Turakina gute rero? Ni iminota ibiri, ukivuga ugatangira. Turahera hariya umuntu wese yivuga dutangira inyuma. Rero topiki turaba turi kuvugiraho ubumenyi burusha amafaranga, sibyo? Cyangwa birusha agaciro. Mwunganiyeho gatoya ni ukureba ese hari ubumenyi hamwe n'imitungo, amafaranga n'ibindi byose abantu birukaho cyane n'ubumenyi, ni iki gifite agaciro kurenza ikindi? Kuko n'ayo mafaranga afite agaciro, ariko se ni iki gifite agaciro kurenza ikindi hagati y'ubwo bumenyi n'ayo mafaranga? Murakoze. Rero abari butangire ndumva batangira buri wese kuko bavuze arazajya yivuga, avuga izina rye, avuga n'uruhande ahagarariye kugira ngo ibiganiro byacu bigende neza. Murakoze. Ubwo numva tugize gutya iminota yawe iraba irangiye. Assalamu alaikum. Amazina yanjye banyita Uwimana Zainabu, nkaba mpagarariye itsinda amazina yanjye banyita Uwimana Zainabu, nkaba ndi mu itsinda ryemeza ko ubumenyi burusha agaciro amafaranga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye banyita Muyiringire Shadia, nkaba nemeza ko ubumenyi burusha agaciro amafaranga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukuriye banyita Munyarwanda Muhammad, mpagarariye uruhande rwemeza ko ubumenyi buruta amafaranga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad nkaba ndi ku ruhande ruhamya ko amafaranga arusha agaciro
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Amazina yanjye ni Ishimwe Sumaya, nkaba nemeza ko amafaranga arusha agaciro ubumenyi. Njyewe mpagaye itsinda ryemeza ko ubumenyi buruta amafaranga. Mu by'ukuri urebye ugashyira muri logike za muntu n'imitekerereze ya muntu usanga ko nyine ubumenyi buruta amafaranga, kuko ibyo byose ntabwo wabigeraho udafite ubumenyi. N'ababigezeho badafite ubumenyi usanga ari imbaraga bagiye bakoresha mu bya politiki, ariko nabyo biba byaraturutse ku bumenyi bafite. Ibyo byose baba baragendeyemo bariya abahanga ba Socrate bagiye batandukanye bagiye bakoresha imitekerereze ya muntu kugira ngo bagere kuri ibyo bikorwa byose. Abakire urebye n'abakire benshi bafite inganda, ingero byo kubanza kubaha abantu benshi bakize cyane, usanga nabo ubumenyi barabukoresheje kugira ngo bagere kuri ayo mafaranga. Nabo bose benshi usibye nyine nabo bagenda bavuga ko umuntu ashobora kwiga akabura akazi, ariko nyine amafaranga ubwo bumenyi aba afite aba yarabugezeho, afite amafaranga akaza inyuma. Ubumenyi n'ubundi iyo utekereje usanga buruta amafaranga kure cyane, ugasanga nta n'ihuriro. Bamwe bajya bakunda kuvuga ngo ubumenyi, kumenya ni intwaro ukoresha uhindura n'ubuzima. Nanone rero kuko iyo usanze ukareba neza muri iyi si turimo, ntabwo niba ukora amafaranga uvuga ibyo byose ntabwo wabikora ukabigeraho utarakoresheje ubumenyi. Ntabwo reka nsabe na mugenzi wanjye muganire. Ubumenyi rero ntabwo wagira iyo mitungo cyangwa se amafaranga nta bumenyi wifitemo, kuko ushobora kuba ufite amafaranga nta n'ubwenge ufite bwo gukoresha ayo mafaranga mu bumenyi buke waba ufite, kuko ubumenyi nicyo kintu cya mbere. Amafaranga uyafite yego nabyo ni sawa, ariko ugomba kubanza kuba ufite ubumenyi. Ubumenyi utabufite nta kintu wageraho. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igisubizo zari nabatanze n'icyo umuvandimwe Muhammad atanze ntabwo ugenda umeranya nawe, kubera ko ubumenyi buriya ntabwo ari ngombwa cyane, kuko ubumenyi buza nyuma y'amafaranga cyane. Ko iyo dufite amafaranga ntabwo ubumenyi wabubura, ariko ushobora kuba ufite ubumenyi ukabura amafaranga cyane. Nk'uhaye urugero rwa hafi, ntabwo urugero kuri uno mugabo witwa Rubangura nta n'ishuri n'iri na rimwe yari afite warwaye, ariko kugeza n'isaha afite etaje twese tukibuka, twese ducaho tukayireba, kandi yarapfuye, kandi ntiyapfuye afite ubwo bumenyi. Urundi urugero ntabwo ari urwa kabiri rwiza, ntabwo kuri uno mumama witwa Hadija wafashije abayisilamu mu gihe bari buri mu mwanya n'amakuba, yabafashije akoresheje amafaranga. Yaza kuba afite ubumenyi nk'ubwo Muhammad yari afite, nta kintu ari kubamarira, ariko kuko yari afite amafaranga yagize ikintu abafasha. Murakoze. Kuri ibyo bintu byose wari uvuze, ubundi ibyo byose biri kuvuga ati yagize amafaranga atarize, ayo mafaranga yagize ataratekereje. Noneho gutekereza nibwo biva mu bumenyi, gutekereza nibwo bumenyi. Kumenya nyine ibyo bitekereza, kandi ibyo byose ashobora kubigira atarize, ariko nyine yaratekereje. Gusubiza Muhammad ntukajye witiranya ubumenyi n'ubwenge. Ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bitandukanye. Umuntu wese avukana ubwenge. Ubwenge nibwo bushaka amafaranga, ntabwo ari ubumenyi bushaka amafaranga, ahubwo amafaranga ashaka ubumenyi. Nakwereka nk'urugero, wenda uri umunyeshuri, iyo ugiye ku ishuri ntabwo ugenda ujyana ubumenyi, ahubwo ugenda ujyana amafaranga kugira ngo ushake ubumenyi. Murakoze.
ugere ku mafaranga ibyo byose ubanza ukagira ubumenyi. Wenda nkavuga ngo reba nka bari abakinnyi bateye imbere mu Rwanda, bahereye hasi, ugasanga umuntu yahereye hasi akina wenda umupira wo muri karitsiye, akazamuka akina akarere, kubera ubumenyi bari kugenda bamubonaho, bigatuma agera kuri rwa rwego bamwifuza, kandi atari amafaranga yamuteye, akabona amafaranga kubera bwa bumenyi. Nanone ubumenyi butuma n'umuntu agira icyubahiro muri rusange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mwembi nanjye nagira akabazo mbibariza, mutekereze mufite n'abana, noneho ufite ubumenyi, ufite ubwo bumenyi wigisha abana bawe, ariko ntabwo bafite ibibatunga. Urumva n'ubwo bwenge bwo gutekereza, ubutekereza ari uko hari ikintu bafasha. Reba, ufite inzara, ufite ikigeze, ariko ntabwo buri gihe ari ugutekereza ari uko wariye cyangwa iki. Si ukuvuga ko akenshi ubona ko abana benshi batera imbere nyine mu gihugu runaka, abantu benshi batera imbere uzasanga baravutse mu miryango itifashije. Icyo ni cyo nagusubiza kuri iyo ngingo. Njye ntabwo nemeranywa n'ibyo Shadi yavuze, yo kuvuga ngo umwana agakura agakina umupira muri karitsiye, ngo bikamuzamura, ngo bikamufasha. Uwo muntu ujya kukubona n'impano, akakubonamo iyo mpano, nuko aba azi icyo azagukuramo nawe, aba azi icyo azakubyaza. Ntabwo akujyanye ngo ugire iki. Cyane cyane nk'uhaye n'urugero rwumvikana, iyo wari umukinnyi ukomeye cyane, ukavunika nk'akaguru, uhita uta agaciro, kuko icyo gihe ntabwo wa mukino ukimwinjiriza. Kandi umukire icyo ashaka ni amafaranga, ntabwo umukire ashaka talenti yawe. Talenti yego nayo irakonta, nayo ayirebaho, ariko cyane cyane ikimuraje inshinga ni amafaranga, kuko wowe uragenda ejo hakaza undi. None se uri kuvuga ngo iyo bakuzamuye bijya kugera hose, se ari igiki cyatangije ibyo byo hasi? Ni bwa bumenyi bwawe bwatumye uzamuka. Ya mafaranga kugira ngo wa mukire yagereho, ni uko yakubonye akakuzamura ukajya kumukinira kugira ngo nawe abone igishoro. Ni ubumenyi byatangira bwawe kugira ngo wa mukire akujyane, ntabwo ari amafaranga byatangira. none se uwo mukire kugira ngo yitwe umukire, ni ubumenyi afite cyangwa ni amafaranga cyangwa imitungo afite? Uwo mukire uzagufasha akakuzamura kugira ngo yitwe umukire, ni uko afite ubwenge, ubumenyi, cyangwa afite amafaranga n'imitungo? Ese nawe urabanza ugatekereza ubwo bumenyi afite kugira ngo agere kuri ayo mafaranga yagereho kubera ubwo bumenyi aba afite. Ntabwo wagera kuri ubwo bumenyi ngo kubera imbaraga ukoresheje, ntabwo wagenda ukwirirwa wubaka umubiri, ngo nzakoresha umubiri wubaka isi. Ntabwo ibyo byose wabigeraho ngo urashaka kugira ngo uri kuvuga ngo ni ubumenyi cyangwa ni amafaranga? Ubwo bumenyi bwatumye amenya ko nawe ufite iyo mpano, ubwo bumenyi. kuri iyo ngingo muriho ngiye kuba urugero kandi rufatika. Muri bino bihugu bya Afurika cyangwa no hanze yabyo, tujya dusanga ku muhanda hari umuntu uteze amaboko asaba, hari umuntu muri mwebwe uzageze ufata nk'igitabo cyo kiba kirimo ubumenyi ngo amushyire mu ntoki. Ikintu aba ashaka ni ukumuha amafaranga, kandi ntabwo tujye twiga mu ishuri cyangwa hari umubwiriza ukubwira ngo uriya muntu guteza amaboko ugomba kuzashyiraho amafaranga. Wapi, abateze amaboko ni ikintu cy'ingenzi kuri we kizamufasha. Bigaragara yuko amafaranga ariyo azamufasha kugira ngo azave mu muhanda. Urundi rugero rufatika, urebye nk'abana bo mu muhanda b'inzererezi, iyo bajyanye kwa ku kirwa hariya Iwawa, iyo bagezeyo ibibatunga byose
aba ari amafaranga ya leta. Ikindi urundi rugero rufatika, iyo turi hano mu mudugudu baraza bakazenguruka ati runaka umuryango wa runaka, wenda umuryango wa Muhammad turabasaba inkunga yo kujya gufasha umuntu. Ntabwo ujya ufata igitabo ngo ufate kino gitabo bari cyo muzamuha kuko ngo kizamufasha. Twese icyo dutanga ni amafaranga n'ubushobozi cyangwa umutungo. Nk'ibyo bintu wari uvuze ubumenyi bw'igitabo, ubumenyi ntabwo buba mu gitabo. Nk'ibyo ufashe umwanya wawe ugava hano mu rugo ukajya kwiga ku ishuri, mwarimu nk'uko babitubwiye kare, ntabwo uba ugiye kwiga ibyo mwarimu azaguha ngo ukoreshe mu buzima, ahubwo uba ugiye kwiga urufunguzo uzakoresha ukura mu buzima. Ubwo ni bwo bumenyi mwarimu aba agiye kuguha. aho ngaho ngewe ikintu nagusubiza, uvuze ko ari amafaranga ya leta. Ese ayo mafaranga ya leta tugenekereje tukareba ahantu yavuye mu bikorwa remezo byakozwe n'abamenyi, sibyo? Ikintu cya mbere rero ni ubumenyi. urugero rwa hafi tutarinze tujya kure, urabizi ko abenshi bafite ubumenyi buhagije, basaza bacu, bashiki bacu, urabizi ko bamwe na bamwe bari ku muhanda basaze, birirwa batambaye imyenda, birirwa bazenguruka ku mihanda bavuga icyongereza, bafite igitabo bagenda baririmba ibintu mu cyongereza bazira bwa bumenyi, kuko bafite ubumenyi bwinshi nyine nta mafaranga bafite ngo babajyane mu bitaro bigaragara ibiteho kujya mu muhanda. Ubwo rero nyuma y'uko ubumenyi nta gaciro kanini bufite kurenza amafaranga. Mpereye kuri papa wanjye, wanjye nta bumenyi bwinshi afite kandi nta nubwo yize, kandi arantunze arabona ukuntu angana, kubera ko agakora icyo akora akoresha imbaraga cyane n'ubwenge avuga. None se niba papa wagutunze, ukeka yuko agutunze kuko nta bumenyi afite? Nta bumenyi afite ntabwo yajya guhaha ngo avuge ngo umwana wanjye arakenera kurya, umwana wanjye arakenera kwambara. Ntabwo ibyo yabitekerezaho, ahubwo ayo mafaranga areba ikindi kintu yakoresha. Nakubariza ikibazo gitoya, wenda ntabwo ari ukwinjira muri life, ariko nyine biratuma musubiza neza. Wenda papa wawe akora iki? Cyane. None se kumubaza, yagiye kwiga atabanje kwiga ukuntu batera ikamba? Yagiye kwiga atabanje kumenya ukuntu bashyiraho itafari? Ubwo nabwo ni ubumenyi bwatumye avuga ko wanjye ntabwo ibyo byose yagiye kubyiga mu ishuri, ahubwo ni ubuzima bwatumye abyiga. Kandi ikindi kintu yagendeyeho ubwenge yavukanye ni imico yatojwe n'iwabo, yatojwe n'iwabo ko agomba kurera abana be neza. Ubwo rero ntabwo ngiye bwite ubumenyi. ahubwo ikintu cya mbere muri ubanza mugatandukanya ni ubumenyi n'ubwenge. ahubwo mubanze mu bitandukanye kubera muri kuvuga ngo nutwara umuntu uvukana ubumenyi ariko umuntu avukana ubwenge. Reka ngaho urugero rwiza, n'umuntu aramutse yinjiye hano hatuye akavuga ngo hano ndashaka umwana w'umukene umufasha, yamuha ubwo bumenyi muri kuvuga cyangwa yamuha amafaranga? Musubize. Njyewe ndabanza rero icyo kibazo wari uvuze, nanjye hari akantu gato nshaka guhita kugira ngo tubanze tujye guhita dusubiza iki kibazo. Ndabanza ndabaza ati ese urabona umufundi baramuhamagara kubaka, bagahamagara n'umuyede akaza aze gukora iki? Gufasha umufundi. Mu by'ukuri si iyo urebye usanga ari ibihembo menshi umufundi. Noneho umufundi iyo usanze ari ibihembo byumva menshi, urareba ubwo umuyede aba yabaye nk'amaboko y'umufundi nyine. Umufundi urimo umutekereza, umuyede w'agakora, umufundi aramutekereza, umuyede w'agakora. Abakozi b'umufundi atekerereza umuyede ntabwo ari uko bamurusha ubumenyi, ahubwo bamurusha ubwenge. Kuko hari abantu benshi bakora igifundi kandi batarakizi.
baragiye kuri teri bagatangira ku kiyede bagakora ikiyede then after bakaza kuba bafite ubwo bwenge bwo gukora igifundi. ubwo rero njyewe mbatana nawe ubundi ikintu cya mbere mumenye gutandukanya ubwenge n'ubumenyi. kuriya umufundi yifata kubaka hariya sibyo, none iyo ugiye ku ishuri si ugiye gushaka ubumenyi, si haba hari construction nyine konti si ubwubatsi biriya rero bakoresha hari ubwenge bw'ubushatsi ni ubwo bumenyi bwa construction. Nimba avuze ko papa atagiye mu ishuri ntahari ku ishatsi wagenda ukiga kwiga rero kuriya nimba kwigishije gukora iki nibwo bumenyi. ubwenge rero ni ubwenge nyine umuntu avukana. tugaruke kuri Sumaye ko yavuze ngo papa we yavukanye ubwo bwenge bwo kubaka. Papa we yavutse azi gutonda itafari ku rindi akabanza agahoma icyondo agashyiraho itafari. oya wavuze yuko yavutse afite ubwenge bwo kubaka. uri kwitiranya ibintu nakubwiye ngo rafuni yamwigishije gukora ibyo bintu byose ntabwo ari byo yavukanye, kandi ubwenge afite ni karemano, kandi ubwo bwenge bumufasha gukora ibyo bintu nabwo ni igice kimwe kimufasha gukora ibyo bintu. nanamwunganiye urumva ko navuze ngo umufundi bajya kwiga ku ishuri bagatanga ubumenyi, noneho umuyede waje ku ishansiye nta bumenyi aba afite nyine ubwo nyine nta bumenyi aba afite. kandi bavuze ngo ugiye kubaka umubiri nta bumenyi waba ufite, ngo wubatse umubiri kandi icya mbere ni amafaranga. turabizi ko none se bajya bavuga ngo abantu barutana mu bumenyi. ubumenyi ntabwo bungana, twese tuvukana ubwenge, twese ubundi tunganya ubwenge, ariko ubumenyi nicyo abantu turutana. rero uri kuvuga gutyo umuyede n'umufundi, none se Kagame savite visi perezida ubwo nyine n'umufundi afite nyine umuyede afite ubumenyi bwe bwo kwikorera ikarayi nyine agenda mbese ugenda wiyungura. ngiye kuba urugero nanone, ngiye kuba urugero rw'umukire wa mbere ku isi ateye kuri Bill Gates. Bill Gates ajya kugera kuri bwa bukire yatangiye ari umuntu ukora ahantu muri tuwarete akoropa, nyuma aza kubona n'umuntu ashaka kumujyana kumukorera mu rugo rwe, then akajya amuha amafaranga, ayo mafaranga yasevinga kubera ubwenge yifite karemano. Murakoze. bavuze ko icyo kintu cy'imbaraga umuyede akoresha, ariko burya n'umusazi agira imbaraga. n'umusazi agira imbaraga ashobora kuba yakoresha icyo kiyede, ariko nyine ntabwo azikoresha bitewe n'uko nyine nta bwenge afite muri we bwatuma ajya gukoresha izo mbaraga. kandi ikindi ntabwo ufite ubumenyi, ntabwo ubumenyi wakwicara iwanyu ngo ubumenyi bugutunga. Salawati. Nuko mubizi rero nta bintu bitagira amasaha cyangwa se igihe birangirira. Ubwo ikintu tugiye gukora ni uguha muri ruhande umwe akavuga ijambo rye rya nyuma, no muri ruhande akavuga ijambo rye rya nyuma, noneho nyuma yaho tugahita turebera hamwe noneho ibyo mwagiye muvuga tukagenda tubisesengura, nyuma noneho tukaza kubaha igisubizo cy'ukuri twahawe n'abarimu bacu baziranenge. nk'ibyo ngibyo yari avuze by'ubumenyi bukaruta amafaranga. ubumenyi n'ubundi buruta amafaranga kuko n'ubundi ibitekerezo usanga ari ibintu bitandukanye kure cyane. ubundi usanga umuvuzi ari ibitekerezo by'umuyede, ahubwo umuyede we noneho amafaranga ibyo biba byegeranye by'amafaranga niyo akora buri kintu, kuko nyine biba bigereranya nk'amaboko ye. amaboko ye niyo aba arimo arakoragura ibintu byose, aterura ibitafari, agenda akigira ibintu byose. ubwo noneho ubumenyi nibyo bitekerezo by'umufundi, nibyo bitekerezo Kamusubize. Kugusubiza icyo kibazo cyawe uri kwibaza cyane.
ni kuba urugero hano mu Rwanda dufite umubare mukeya w'abashira ariko siko turi mukeya koko hari abashira benshi bari ku misigiti mpuzamahanga hano mu Rwanda bari muri Takiya kubera yuko bari gukurikira ziriya note nizo bakeneye kubona kurusha uko bazi gutanga ubumenyi bishatse kuvuga ko ayo mafaranga bari gukorera ni ingenzi kurusha ubwo bumenyi bafite. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze cyane kuri debate nziza cyane mubashije kutugezaho. Ndagira icyo mvuga wenda uburyo ki mwagiye mubazanya musubiza nka komante ku buryo ki mwagiye muganira ku ruhande ruvuga ko amafaranga aruta ubumenyi. Hari ibyo bagiye bavuga, urugero rw'uwavuze ngo iyo bafashe abanyeshuri abana b'amayiro bakabajyana iwaba baba babafashe bari gusabiriza, ese iyo babajyanye iwaba babaha amafaranga, ni igiki babaha hariya? Ni ubumenyi. Ntabwo ndi gushyigikira abafite ubumenyi, ndi kugenda nkora komantere kuki ku bintu ku byo mwagiye muvuga. Aha, turabagaruka ku cyo abafundi bakomeje kuvuga. Buriya umufundi nawe umufundi kugira ngo arushe umuhede umushahara ni uko bamurusha n'ubumenyi bwo kuba azi gushyiraho itafari n'ikamba, wagahembwa make kubera bwa bumenyi arusha wa wundi, sibyo? Aha, itonde ndaje ndababwiye kuri icyo cy'ubwenge nicyo ngiye kugeraho. Ikindi muri kuvuga ku bwenge n'ubumenyi, sinzi niba wenda mwabihuzaga cyangwa mukabitandukanya. Ubwenge ni karemano, nta muntu utagira ubwenge, ariko ubwenge bwonyine bwongerwaho ubumenyi kugira ngo umuntu agire icyo akora, sibyo? Ari ibyo nta muntu wajya ujya mu ishuri, nta muntu wajya kwiga. Kubera iki? Kubera ko twaba tuvuga ko ubwenge buduhagije, ariko ubwenge tubwongeraho n'ubumenyi kugira ngo tubashe kugira bimwe dusobanukirwa kurushaho, naho ubwenge twese turabufite. Ubwo ndacyari kuvuga kuri zimwe mu ngero mwagendaga mutanga, nicyo cy'ubwenge nsa nkaho ndangirijeho n'ubumenyi. Hari n'ikindi nigeze kuvugaho ngo kijyanye n'impano. Buriya impano ngo gukina umupira ni icyo, ngarutse kuri uruhande ngo umwana agakina umupira akazamuka iriya ntabwo ari ubumenyi, iriya ni impano. Ni impano umuntu avukana, ariko noneho hiyongeraho no kwiga. Ntabwo nanone ni nk'ubwenge, nanone ubwenge nabwo hiyongeraho kwiga kugira ngo ubumenyi yafashe bubashe kumufasha, sibyo? Mu buzima bwe bwa buri munsi. Iriya rero nayo ni impano, ariko impano nanone ntihagije, hiyongeraho nanone ubumenyi kuko niba umwana mu maraso ye azi gukina ka football, ariko hari akantu abona kuri Cristiano Ronaldo uvuga ati kariya akantu nako ubwenge nako reka mpige nanjye njye ngako, yongera ku mpano nayo ndayagarukaho. Hano ikindi nshaka kuvuga, hano ntabwo turi kureba ngo amafaranga nta gaciro afite. Amafaranga nayo afite agaciro, ariko turi kureba ese ari agaciro k'amafaranga n'agaciro k'ubumenyi. Reka tuvuge ngo ni iki gifite agaciro kanini kurenza ikindi? Umwana uri ku mafaranga. Asante. Reka mbabaza akabazo ku bavugaga amafaranga, ubwo ndi kubwenge ntabwo ndagera wenda ku byo barimo bacu batubwira, ndabibabwira. Amafaranga ni umuntu yayakoze arinjije gutya n'igicucu, cyangwa yabanje kwiga ubumenyi bwo gukora ordinateri zo kuyakora n'iki, ashakisha ubumenyi nyuma aza gukora amafaranga n'izo note. Amafaranga niyo yabanjeho. Okay, reka noneho turekereze turi kureba ubumenyi ntabwo turi kureba ubwenge nababwiye icyo ari cyo. kutubaza ngo iki cy'ingenzi kandi kurenza ikindi igifite agaciro nyine igifite agaciro ni nacyo cy'ingenzi kurenza
bacu babivuga banabivuga mu bwenge wenda burenze imitekerereze yacu uko twebwe tubitekereza. Amasaha yagiye niyo mpamvu ndi gusoza, ubwo ibisigaye wowe uzagenda ubitekerezaho nyuma uzareba, sibyo kibazo. nagira ngo abaze umuntu aramutse yinjira akabwira ngo ndashaka kugukoresha yaba nk'umumenyi cyangwa yaba amafaranga umusubiza. Reka gusubiza nkoresheje iri shuri ryacu turi kwiga. Nta kibazo. Iri shuri ryacu turi kwiga, umuntu uri kubafasha kugira ngo mwige, sibyo abaha amafaranga, ariko ari kuyabaha kubera iki? Ariko kugenda bigaruka ayo mafaranga ahubwo arakamabwira wenda nakora hari abaza hari abantu baza umusigiti wubatswe n'ubwenge. Aha ngaha reka nguhe itonde hano reka gusubiza reka gusubize debate ntabwo ari ugukorwa, debate ntabwo ari ugukorwa. aho ubumenyi abe n'amafaranga byose birakenewe. Ni ikihe gifite agaciro kurenza ikindi? Byose birabafite. Ntabwo bidafite byose. Nta kibazo. Reka noneho mbere y'uko ngera kuri bamwe wenda hari akantu ushaka gusubizaho gatoya, umuvandimwe nuko ahise agera ubundi muri debate uritonda umuntu akarangiza kuvuga, yamara kurangiza kuvuga nawe ukavuga, ariko nibura ukavuga ushingiye ku gisubizo uri bumuhe ku cyo amaze kutubwira. Iyo udashingiye kuri icyo ngicyo uba ugiye kuzana ikindi bigatuma tuva mu murongo turimo. Reka turi kuvuga ngo amafaranga umuntu uyatanga kugira ngo mwige, sibyo ayatanga kugira ngo mushake iki? Ubumenyi, sibyo wowe urakwizumbaza ngo none se ngo ayo mafaranga atariho nta ubumenyi hari icyo bwaba bavuze. Hari abantu hano biga n'urujya n'urugo baza gushaka bwa bumenyi bwo batabona n'ayo mafaranga, ubwo bakurikiye ya mafaranga cyangwa bakurikiye ubumenyi. Reka nk'urugero wivuga ngo aha hantu hubakwa ntabwo hubatswe ku mafaranga, habanje igitekerezo, uri kumva habanje ibitekerezo. Icyabanje ni iki? Okay, reka turekere mbere na mbere. Aha nta kibazo. Mbere na mbere Imana yaremye umuntu, sibyo imuha ubwenge, imuha ubwenge kugira ngo ashake ubumenyi buzamubesha, sibyo. Ntabwo mbere na mbere Imana yaremye iki? Amafaranga cyangwa se ubutunzi n'iki. Niyo nazare yanjye ku giti cyanjye. Tujye kureba abarimu bacu ko babivuga ibibazo byabo murabisubiramo. Ubwo Amira Muminina yari yicaye mu musigiti, abantu benshi baje babaza icyo kibazo turi kugaragara. Umuntu wa mbere araza aramubaza ati ubwenge cyangwa se ubutunzi icyiza ni ikihe? Igisubizo cya mbere yaramubwiye ngo ubumenyi umuntu afite cyangwa se yabonye nibwo bwiza kurenza umutungo, uri kumva? Kuko ubumenyi ni umurage w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko umutungo ni umurage wa Farawo. Ibyo bintu uko ari bibiri nimba mpuzamategeko, Farawo yari umuntu uharanira imari n'imitungo n'iki, uri kumva? Ariko intumwa y'Imana igiye kwita Imana, murabizi yaravuze ngo ana madinatu irimu wa alihi babuha, ndi umuryango w'ubumenyi araka ndi umujyi w'ubumenyi araka mu muryango w'iki, kugira ngo icyo byari bishatse kuki yaraze abayimana bacu yabasigiye ubumenyi, abaraga ubumenyi kugira ngo tuzabakuremo umurage w'iki w'ubumenyi tuzabugendereho, sibyo. Ntabwo yabaraze amafaranga nta n'agaciro k'amafaranga aho bahaga abantu. Icyo ni kimwe. Ikindi undi nawe araza arabaza ati ari ubumenyi buruta amafaranga cyangwa se amafaranga n'ubutunzi biruta ubumenyi. Yarabwira ati ubumenyi buruta iki? Buruta amafaranga, kubera ko ubumenyi burakurinda ariko amafaranga ni wowe yarinda. Icyo ni igisubizo cya Amira Muminina. Ugitekerejeho neza, ntabwo nshaka gukomeza kubisobanura. Mwebwe ibisubizo ndaza no kubibaha bamwe mu bisobanuro, mujye mubitekerezaho neza. Usanga hano kuri isi koko
ubumenyi iyo umuntu afite ubumenyi ubwo buramurinda bitewe n'icyubahiro buha imbere y'abantu, ariko amafaranga n'agaciro usanga muri karitsiye umukire ari we muntu ushobora kuba yanzwe cyane. Undi nawe wa gatatu araza ati ubumenyi ni bwiza cyangwa se amafaranga niyo myiza. Aragira avuga ati ubumenyi nibwo bwiza kuko umumenyi agira inshuti nyinshi, ariko amafaranga agira abanzi benshi. Nabyo muze kugitekereza, ibi ngibi muze kubitekerezaho. Arongera undi nawe araza arabaza ati ese ari ubumenyi n'abantu benshi bagiye bamubaza nk'uku baza mwicare n'undi akicara, abantu baraza ari benshi babaza ibyo bibazo bimeze gutyo. Undi nawe araza ati ese ari ubumenyi n'umutungo ni iki kiruta ikindi? Arangije aravuga ati ubumenyi nibwo buruta amafaranga. Kubera iki? Uko ubumenyi butanga burushaho kwiyongera, kuko amafaranga yatanga aragabanuka, sibyo? Ubumenyi impamvu bavuga ko iyo butanga bwiyongera, niba haruza akwigishije ubumenyi, ni ukuvuga ngo ubumenyi yari afite buri ku inshuro 5 kuko yigishije abantu 5, ariko niba afite amafaranga 10,000 akagenda yabagabagabanya, mwebwe we ku giti cye ntacyo bisigara, arasigarana bwa bumenyi bwe, ariko we amafaranga arabashaza. Ibyo ni ibisubizo bya mbere babaranda n'isubizo ku kibazo, sibyo? Arongera undi nawe araza ati se ubumenyi n'amafaranga ni iki gifite agaciro, cyangwa se umutungo n'ubumenyi ni iki gifite agaciro? Aravuga ati umutungo, ku muntu ufite umutungo ahorana iki? Ahorana ubwoba n'igihunga ko isaha n'isaha ashobora kugira ate, ashobora guhomba. Ariko umumenyi ahorana we aba yumva ko uko atanze ayo mafaranga n'iki, ahubwo ntabwo bumenyi ari bwo we ari kunguka, kuko nk'uko nabivuze ababona abamenyi biyongera kurenza uko ayo mafaranga yakwiyongera. Undi nawe aramubaza ati se ubumenyi ni bwiza? Ari ubumenyi n'amafaranga ni iki cyiza? Aravuga ati ubumenyi ni bwiza kuko ubutunzi uko igihe gishira ushobora gusaza uwo mutungo ukagushirana kuyobora, ariko ubumenyi ntabwo bujya gusaza, kuko umuntu ashobora gusaza agapfa, ariko iyo apfuye bwa bumenyi bwe burasigara. Ariko umutungo ushobora gupfa abantu bakawiga bagabanira bakanawicariramo ahubwo, ariko ubumenyi bwawe wasigiye umuntu runaka ntabwo ushobora kujya gute. Ahangaha munyumve neza, ntabwo navuze ko amafaranga adafite agaciro. Iyo mitungo ifite agaciro, ariko igifite agaciro bakuhitishije, umuntu akwitishije akaguha amafaranga ndakubwira ndaguha ubumenyi. Ibyiza nuko wahitamo ubumenyi, kuko nk'uko bagenzi banyu ashobora kuguha ya mafaranga kubera ko udafite ubumenyi bwo kuyakoresha, ukagira ute, ushobora no kuyafata na mbere rwose ukayafata, ariko ukabanza ugashaka n'ubumenyi bwo kugira gute kujya gukoresha ya mafaranga. Ntabwo ndi gushyigikira uruhande, ariko ndi kubereka icyo abayimana bacu bahaga agaciro cyane kurenza ikindi. Barakomeza ni byinshi muzabisoma. Icyanyuma wenda yaravuze ati ubumenyi burenze iki? Burenze ubutunzi kubera n'ubukire, kubera ko ubumenyi buraremera cyane, buremera nk'ibuye riteretse ku mutima. Amafaranga aremerera nyirayo nk'ibuye riteretse ku mutima rimuvuna, uri kumva? Ariko ubumenyi bumurikira umutima, uri kumva? Ubumenyi bumurikira umutima. Sinzi kino kintu muzabitekereza, imvugo muzazisoma muzitekereza neza. Ngo igihe cyose umunyamafaranga afite aho yumva aremerewe, nta mahoro nta mutuzo aba afite, vuga barayanyamburira hariya mu nzira, biragenda gute? Ariko ubumenyi ufite burakumurikira. Ni wenda tugarutse ku bumenyi bw'idini ya Isilamu, ubumenyi nibwo bukuyobora mu nzira ukwerekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko amafaranga ahubwo ashobora gukura muri ya nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ari abashyigikiraga ko amafaranga ariyo afite agaciro kurenza ubumenyi, ari n'abashyigikiraga ko ubumenyi bufite agaciro kurenza amafaranga. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko mwe mutafitemo ukuri, mufitemo ukuri, kuko amafaranga hari aho yagusayidira kandi akagira aho akugeza, ariko ikibanze kurenza ikindi ni ubumenyi, kubera ko uko tubibonye abayimana bacu bari abanyabwenge kandi ntabwo bari kutubwira ibintu bo batazi neza, kuko ubumenyi bari